wagiye ureka kureba ngo nk'ivunja, ngo wagiye ureka kureba ngo nk'umuhiri, ugasanga nyine nabyo ntabwo ari ibintu byiza. Mvuye mu kiyede ndimo ndicafuza, agiye gukora video hasi amazi, ndimo ndicafuza. Ni ishusho yari mbi cyane kuko urumva ntabwo yanyakiriye nk'umwana we, yaravuze ati aka kantu kavuye, aka kageni kavuye. Ewana tuba dushaka kugira ngo turebe ko ijisho ryanjye ndebe ko riri fresh kugira ngo abanyarwanda nze kubahereza ibintu bimeze neza. Impamvu nshaka kuvuga cyane kuri mama ni uko yamimukiye cyane kugira ngo ajye kubana n'uwo mugabo i Kigali, hanyuma ndangisha i Kigali ngeyo ningerayo umugabo wambwira ngo nindara ndayapfa aranyica, bikarangira ngarutse n'amaguru mvuye i Kigali ngagera mu majyepfo. Ngiyi inkuru y'agahinda ya Kadihira wanzwe n'umuryango ngo nuko asa n'akagini. Mvuye mu kiyede ndimo ndicafuza, agiye gukora video hasi amazi, ndimo ndicafuza ngiye gufata utuvideo twanjye. Ewana ese Kadi ubu nubu unaniwe ko uburyo uhita uvuga ngo uyisuva mu kazi usigenda? Oya ntare, ndashaka kujya gufata utuvideo nyine tu. Ese nabasugira? Oya ntayo. Nayo akangaka niko niyaranja, niko nibye mu kazi, ariko bazamba bari. Avuka amahirwe yo kubaho ye yanganaga na 5%. Kubaho kwe kwari hafi ya ntako, ikizere nta cyari gihari, ariko nkuko yitwa Bikorimana Vincent aka Kadihira, Imana yarabikoze. Ubu ariho agize imyaka 26. Yakuze agaragara nk'umuntu udasanzwe, aratereranwa, aba mu buzima bugoye, ariko uyu munsi ariho, nubwo abayeho bidashimishije, ariko ariho. Twaje mu majyepfo y'u Rwanda, twaje mu karere ka Muhanga, mu murenge wa Shyogwe, aho twaje gusura Bikorimana Vincent. Mumenyereye kuri TikTok, ni content creator, asanzwe akora byinshi mwagiye mumenyeraho, ariko ese ubuzima bayeho bumeze gute? Ese ubundi uyu musore ni muntu ki? Ese waruzi ko afite imyaka 26? Ese waruzi icyabayeho mu kuvuka kwe? Byose tugiye gusobanukirwa muri iyi documentary. Turi Be Proud. Wakoresheje cyane amaso. Yego. Amaso yawe ujye yatekereza iki? Ngisi ni guhamase ntuzayinubire, aho kuya tuzayafata uyagira ifumbire. Amaso ya Kadihiri yafatwaga nk'inenge, yayabonyemo nk'ikintu yakoresha kugira ngo akibyaze umusaruro. Ese Kadi Karam, wisiga isabune? Isabune se y'amavuta. Cyangwa ngo ndazana amavuta ukagira ngo na amavuta. Aya ni amavuta, iyi sabune ni amavuta. Ngigera gutya nyine ewana ubuzima bugakomeza to. Nyemerera twinjirane mu mavu n'amavuko y'uyu musore Kadihira. Nize nzira yanyuzemo kugira ngo yisange muri ubu buzima. Amazina yanjye ni Bikorimana Vincent, ku izina bakunze kunyita ni Kadihira. Nkaba nduwo mu majyepfo y'u Rwanda, nkaba naravutse mu 2000, nkaba mfite imyaka 26. Akazi kanjye nkora ka buri munsi, nkora akazi ka kiyede iyo kabonetse, nkakavamo njya gukora utuvideo. Naho nkora kuko hari abanyarwanda bambona kuri TikTok cyangwa se kuri YouTube. TikTok hatagira unyumva ngo wenda na ahantu wenda nko muri studio. Ni umwana duturanye utumfatira utuvideo akatweditinga. Izina Kadihira yaturutse? Izina Kadihira twigiye inyuma gatoya, mu kuvuka kwanjye musaza wa mama
bamwitaga Felisi. Yabonye maze kuvuka aravuga ngo uyu ni Kadihira, ubwo riba rimfashe gutyo. Kuvuka kwawe wavukiye he? Wavutse musaza wa mama wawe muri kumwe yari yamuherekeje, bimeze gute? Urumva kubera yuko mama atagize amahirwe yo kumbyarira kwa muganga, ariko nyine habayeho kurangara ambyarira mu rugo kwa mukecuru, ariko amaze kumbyara nibwo bahise banyihutana kwa muganga ngo barebe yuko nta kibazo wenda naba nagize mu kuvuka. Hanyuma bangejeje kwa muganga, baransuzuma ngo barebe ko nta kindi kibazo naba nagize mu kuvuka kwanjye. Ariko mama yambwiye yuko ubundi muganga yari yamubwiye yuko kubaho kwanjye biri nko kuri 5%, ariko kubw'Imana nyine birangira ndokoze. Yego. Umusaza wa mama wawe wigeze nyuma ukenera kumaza kujya kwisi iryo zina Kadihira? Ntago nigeze ngira amahirwe yo kuba namumenya, kuko nawe yaje kugenda birangira agenda agiye, kuko nanjye narakuze numva mama ambwira yuko musaza we ari we wanyise Kadihira, ariko nyine atagihari, yagiye, batazi aho yagiye, na n'ubu ntaragaruka. Mama wigeze umubaza impamvu abaganga bamubwiye ko kubaho kwawe kwari kuri 5%? Ese wari ufite ikihe kibazo uvuka? Wenda sinzi uburyo nabivuga, ariko nuko nyine babonye ndi gato cyane, ariko na mama nawe yarabirebaga akavuga ati se uyu muntu umeze gutya ni njye wamubyaye. Mu by'ukuri nabibwiwe n'uwari wamuherekeje, ariko numvishije na mama ubwo atankunda. Byaje kurangira koko mama anaye kwa mukecuru, anayo mfite amezi 2 n'igice, hanyuma ajya kubana n'undi mugabo utari uwambyaye, kuko sinaje kugira amahirwe yo kubana data wambyaye. Uti wari waherekeje mama wawe? Yego. Akwihutana kwa muganga, yamubwiye ko hari icyo mama yavuze? Yego. Yabikubwiye akubwa ko mama yavuze ngo ikigera kwa muganga? Ambwira ngo aka kantu kameze nk'akagini nabyaye bimeze gute, ariko urumva umubyeyi nk'ungu ntago aba ari ibintu byiza. Kwa papa bimeze gute? Ku babyeyi mama yaje kuguta ufite amezi 2, ubuzima bwaje kugenda gute? Ubuzima bwarashaririye, urumva yansize kwa mukecuru, ariko nyine asiga afite amezi 2, urumva sinaje kugira rwa rukundo rw'ababyeyi ryabera sinaryonse. Rero naje kugira ikibazo cyo kurwara, icyo twavuga nka shorokore, sinzi nyine imirire mibi, ndetse binagera kure neza nenda gupfa burundu. Banjyana mu bitaro njya kubamo by'abana bafite ubumuga bw'imirire mibi. Hanyuma nagiyeyo, namazeyo imyaka 3 n'amezi 2. Hanyuma birangije ubwo ngubwo navuyeyo, ariko mama tutari kumwe nyine yaragiye ku wundi mugabo ari we babanaga, utari data, kuko ntago data namubonye. Navuye kwa muganga nsubira kwa mukecuru. Hanyuma kwa mukecuru ubuzima burakomeza, ariko bukomeza nabi, kuko nawe yari umukene adafite ahakura n'akantu na gatoya. Ndareba ndavuga ni nanone nubwo nko mu myaka nka 12 nibwo natangiye kuvuga ni reka amaguruke ndebe yuko nakora ngendeka kwicara ubusa. Nubwo mutansanze wenda nimo ndabikora, nubwo mwasanze ndi mu kiyede, ariko ubundi nacururije n'ibiraha by'umuntu.
hanyuma akajyama igiceri cy'10 ku kiraha kimwe. Ibyo nabikoze imyaka 5, ubwo hafi 17 18. Nyine birangira byo mbivuyemo, nyine wamaga akazi akihoreye, birangira ngiye mu Kihege. Urumva ahantu wenda wirinda kwisiga ni mu maso kugira ngo nyine intozi itagira isabune itakujya mu maso. ko wisizemo ni kurya cyangwa uri kagiye? Yari yarangiye isabune nayo yagashusho. Icyo gihe watangiye gukora ukiri muto, ariko si ikijyanye n'ishuri. Yego. Byo byari bimeze gute? Ishuri byaragoranye ariko narize ariko nageze mu wa 3 secondaire ngira amahirwe yo kuba naratsinze kwiga boarding. Waratsinze Yego. examen Yego. yo mu wa 6? Yo mu wa 3 secondaire. Yo mu wa 3 secondaire. Yego. Ariko birangira nyine mbuze ubushobozi bwo kujya kwiga boarding, birangira ngiye kwiga public, ubwo ni ikigo cya leta. Nyine kwiga na day school. Hanyuma iyo day school narayize, ariko ngeze mu wa 4 igihembwe cya mbere mbonye byanze, birangira ndivuyemo nyine kubera kubura school feeding, kubura uniform, kubura cyo kwambara izo uniform, birangira aho ngaho kwiga. Amahirwe yo kwiga yarayoyotse, yarasigaranye ikintu kimwe: amaso ye. Nese Kadi, ubundi ni ryari wamenye ko ufite amaso ameze gutya? Oya, ni kera njye narabivukanye. None se ariko iyo nyine turi kuganira gutya mbona nyine ureba, okay, umuntu arabibona ko ufite amaso manini, ariko nyine njye mbona ari ibisanzwe. Ni high popping talents. High popping talents. Eyes, amaso, talent. Yeah. None se nyine iyo ndi kukureba njye ndabona ureba neza, sibyo? Ni ryari nyine warikanuye nyine ukarikanura ukahita ubibona ko ari rinini? Niga muri nasari ya mbere nyine narabikoze, nyine mbona nyine birakunze tu. Urabyibuka se cyangwa? Ntabwo mbyibuka, ni kera. Ni imyaka yanjye sinyibuka ko akari myije. Wimbeke wambwiye ko wavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ubwo ufite 26? Siyoze 26. ko ngenda cyari umwana. None se iyo warikanuraga gutya, warikuraga yo gutya, abana cyangwa se abantu ntabwo bagutinyaga? Babanje kuntinya, ariko bageraho baramenyera, bakajya bampa imyambu nkabakurira amaso bakishima bagaseka, nkayakuramo nkabereka nyine. Abantu bigeraho bamenyera, bamenya yuko nyine atari amadayimoni mbese muri make. Nyogokuru wawe ni wowe mwabanaga gusa? Yego, niwe twabanaga, ariko uretse ko ubu ngubu tutakibana, byarangiye nyine ngiye gucumbika, akazu ndaza kuza kukabereka mbamo, nkakodesha 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Ariko nyine impamvu nshaka kuvuga cyane kuri mama ni uko yamimukiye cyane kugira ngo ajye kubana n'uwo mugabo i Kigali. Hanyuma ndangisha i Kigali, ngeyo ningerayo umugabo wambwira ngo nindara ndayapfa, aranyica, bikarangira ngarutse n'amaguru mvuye i Kigali nkagera mu majyepfo. Wavuye mu majyepfo? Yego. Ujya kureba mama wawe i Kigali n'amaguru, birangije ngaruka nandi.
wagezeyo bakwakira gute mama waramubonye iyo shusho yari imeze gute? ni ishusho yari mbi cyane kuko urumva ntabwo yanyakiriye nk'umwana we, yaravuze ati aka kantu kavuye, aka kageni kavuye, ariko urumva n'intimba, urumva ni ikibazo nyine gikomeye cyane. Umugabo mushyashya cyangwa se umugabo utari papa wawe arakubona? Yego arambona, ariko ewana biba bibi, arambwira ati wowe nzakwica nzagirane, urumva nyine anyereka urukundo rutari rwiza. Wageze ubwo aho mama yabaga ryari? Wavuye mu majyepfo sangahe? Wageze Kigali sangahe? Wagarutse sangahe? Uvayo ugaruka mu majyepfo nanone? Ubwo mbyibuka nahagurutse mu majyepfo saa 11 n'igice za mu gitondo, ngerayo saa 11 n'igice, kuko hari umuntu ari warandangiye ko azi aho aba. Ubwo nagezeyo saa 11 n'igice, ubwo baravuze ati ishogoshe rutaye nta n'itike, ati cyakuzanye abe nacyo kikujyana. Ubwo birangije narongeye ndakata ndaza, ariko nza mbabaye, ndavuga ni ababyeyi bameze gutya ntago ari byiza. Birangira ngarutse, nahageze kuko naragiye ndyama ahantu muri borodire kugira ngo nsinzire nyine, ariko ni nkaho nasinzire kuko naryamye saa 6, mbyuka saa 8 ndongera ndakomeza saa 12 za mu gitondo, nibwo nageze aho ngaho kwa mukecuru. Mukecuru wari waramubwiye ko ugiye kureba mama? Uva mu majyepfo ugenda? Yego, ariko arambwira ati nta bushobozi mfite, atari ko mama ari waranakwanga, n'ubundi nushaka uzamwihorere kujyayo. Uragarutse, arakubonye ugarutse? Yego. Wazanye inkuru ki? Wamubwiye ngo iki? Yakusubije ngo iki? Nabanje kumusaba imbabazi mukecuru, namubwiye ni koko ntirwa rukundo rw'ababyeyi ntarwo agira, ni nk'uko wambwiye naranyanga n'ubundi kuko aranyanga. Hanyuma nyine ubwo nyine birangije ndavuga ni nta kundi nyine nzabaho uko Imana ibishaka. Ngira ngo ugaruka none nibwo wamenye uti, cyangwa se nibwo watekereje uti ngiye kubaho ubuzima bwanjye njyenyine? Yego. Urakoze noneho utangiye gukora? Yego. Waje gufata umwanzuro wo kujya ku mbuga nkoranyambaga gute? Ese wazimenye ryari imbuga nkoranyambaga? Imbuga nkoranyambaga ari igihe njya ngenda nkatira nka telefone, nkavuga ni se mwaretse nkareba, ari naho nagize amahirwe yo kubona Be Proud TV, banyuzaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ngasaba yuko mwaza kunsura, nkatira nkareba nyine, nkavuga ni nkajya nko kuri TikTok nkareba utuntu dusekeje cyangwa se iki, ariko nyine maze nk'imyaka 4 cyangwa 5 nyine ibyo by'imbuga nkoranyambaga ngenda mbireba. Wayigiyeho gute noneho TikTok? Wamenye TikTok ryari? Niki cyatumye uvuga ngo reka nkoreshe TikTok? Urumva uburyo nayimenye, urumva n'umwana waje arambwira ati se Kadihira, mu mpano yawe ufite idasanzwe yo gukuramo amaso, nta kuntu waza tukajya dukora kuri TikTok, hanyuma tugapostinga tukara ko hari icyo byazatumarira ejo hazaza. Ndavuga ni naribi najya nza tugakora, agafata agatelefone akankamera, hanyuma agashyiraho. Yego. Ugira account yawe? Niye ntago ari yanjye. Niyo wakoreyeho? Yego. Ukajya ushyiraho video? Yego. Ni ryari washyizeho video abantu bakakubwira ati twakubonye, ukabona abantu barakubonye cyane? Ese iyo video yari iyi? Ni video nari magaze ahantu hameze nk'agapangu gashyashya, hanyuma ndimo ndavuga ngo Kadihira kuri TikTok. Yari na video ya mbere igiyeho, ariko byaranangaje uburyo yarebwe n'ibihumbi birenga 400. Ndavuga ni
ni byiza dushobora gukomeza bigakunda. hari abantu muri karitsiye bahise bakubwira bati twakubonye gutya na gutya? Yego ntabwo byabura, bagiye bavuga yuko bambonye, ati noneho wabibwiwe n'iki kujyaho, ndavuga ni hari urimo ambwira nyine amfasha. Yego. So icyo gihe ugiye ku mbuga nkoranyambaga, Yego. ese ko abantu benshi bagiye ku mbuga nkoranyambaga batekereza kuza i Kigali, niki cyatumye wowe utahita uza i Kigali ukaguma inaha? Mpamvu ntavuze ngo kuza i Kigali nta muryango mfiteyo, i Kigali nta muntu nziyo, i Kigali sinamenya ngo nabaho gute, niyo mpamvu nyine nahisemo kwihamira mu cyaro. Nyogokuru wawe wanze kuguta akagumana nawe, Yego. aka kanya ntabwo muri kumwe, kuki wahisemo kumusiga? Yego. ese ko we yagufashije ukiri uruhinja uracyakora inshingano wabona nk'ayo mafaranga 500 ukayamuha? Umubano wawe na nyogokuru umeze gute? Navuga ko umubano wanjye na mukecuru umeze neza, nubwo nibana ariko mukecuru nawe urumva yaje kugira ikibazo nyine cy'ubukene bubi, birangira yimutse aho yabaga nawe ajya gutura aho bita ku Mugina. Hanyuma nyine ndavuga ni arambwira tuzashaka kubaho, ndavuga ni nta kundi, nyine mpitamo kujya kuba mu kantu nyine k'akazu kanjye. Watandukanye na nyogokuru ufite imyaka ingana? 16. Ni we wakubwiye ngo ushaka aho ujya kuba cyangwa nawe wabonye wenda uri umuzigo kuri we? Yego, navuga ko naba narabonye ndi umuzigo kuri we, nanone kuba ntabona icyo kurya gihagije, nkavuga ni wenda reka amaguruke ndebe yuko hari icyo nakora kugira ngo babandi babona yuko ntacyo nshoboye babone yuko nyine hari icyo nakora. Nkakora nyine nkajya mu icyo kiyede, ntagirirwa amahirwe nyine naba nakibonye, cyangwa se nyine nakubwiye yuko maze imyaka 5 ntagicuruza ibiraha, nabyo narabicuruje, nkajya mbona kimwe ku 10 nabona 500 nkaryayo. Ubwo urumva ni hahandi ho gusevinga nk'ijana kugira ngo kwa kwezi ni kuzura kugira nyir'inzu muhe amafaranga y'ibihumbi 5. Kuri iyi si Yego. ukeka ko ari uwuhe muntu wakweretse urukundo ukavuga ati muranyeretse urukundo? Umuntu wanyeretse urukundo ni umumama twakoranye witwa Nyabitanga. Yarambwiye ati humura Pole, niwe wampumurije nyine, arambwira ati ubuzima urimo ushobora kuzabuvamo, nyine amagatike nyine ndataha. Ubwo turaza no gushyiramo na famiye n'abantu bose none ubashyizemo abantu bakubereye abantu b'ingenzi mu buzima babiri. Urumva umuntu wa mbere ni mukecuru, kubera yuko iyo ntajya kumugira mama kanjugunya mba narapfuye, ariko ndumva nta n'uwundi muntu wawe w'ingenzi cyane uretse Imana. Muri famiye uzi nk'abantu bangahe cyangwa muri inshuti munavugana? Muri famiye ni mukecuru wenyine, kandi nawe ubu ni tukivugana. Yego. Nta wundi muntu uzi muri famiye? Oya, nawe ubu ngubu nyine ndaho ngaho njyenyine tu. Nta n'uwo wagerageje kuvugisha? Urumva na barumuna ba mama cyangwa se basaza be nabo bibereye izo za Kigali, ariko nyine nta n'umwe mvugana nawe kuko ntaho nabona nabavugishiriza, ntazi ngo banatunze telefone, nabyo ni ibindi birakonta cyane. Utekereza kuzongera kujya gushaka mama se cyane? Ntabwo nzajyayo, kubera yuko iyo umuntu atakweretse urukundo nyine urabyihorera tu, ukaba mu buzima bwawe wenyine nk'uko n'ubundi watangiye ububamo. Kugeza neza isaha mfite imyaka 26, ngira ngo urumva nyine umuntu utarakweretse urukundo ari we yibyariye kiri umwana mutoya, ntabwo nakongera kujya kumureba. Amakuru ya papa? Papa ntabwo muzi, gusa icyo nzi neza ibyo namenyeho
ni uko ngo bose mama hari aho yakoraga, sebuja amutera inda nyine i Kigali, yasubiye agiye kumureba asanga ngo yarimutse. ubwo uwo niwe wari papa wawe, niwe papa wawe? Yego. Ntabwo uzi izina, ntabwo uzi iki? Yego. Mu gukura kwawe ni ibihe bintu wahuye nabyo bikaguca intege cyangwa se bikakugiraho ingaruka mu bantu, muri sosiyete, mu bantu mwabanaga? Mu bantu twabanaga ni uko nabo bashobora kukwanga, icyo kintu gishobora kuba cyarambaye, kuko ntabwo nabo aho twari duturanye bankundaga nk'uko bikwiye nyine, nk'umwana babonye nyine uri aho. Ikindi nyine njya gukorana n'ako gahungu nyine kuri TikTok, babonye yuko nyine n'ubundi bakanyandikira nka komenti mbati n'ubundi ubuzima ubayemo n'ubundi uzajya uhora ububamo, n'ubundi uri kwiruhiriza ubusa, ugasanga nyine nabyo ntabwo ari byiza. Ni iyihe komenti wabonye ikagukomeretsa cyangwa wasomye ikagukomeretsa cyane? Ni nyinshi, ariko ziba zirimo nk'abantu bandika ngo wagiye ureka kureba ngo nk'ivunja, ngo wagiye ureka kureba ngo nk'umuhiri, ugasanga nyine nabyo ntabwo ari ibintu byiza. Utekereza ko Kadihira ugiye kumusobanurira nk'umuntu ukavuga ngo Kadihira nteye gutya, ameze gutya, wakisobanura gute? Kadihira ni muntu ki? Ukunda iki? Ushimishwa n'iki? Umutima wawe utekereza ko si uri umuntu mwiza? Utekereza mu mutima wawe utekereza ko ufite imico imeze gute? Kadihira uwo ari we, ntabwo twese turi abanyabyaha, turabizi. Igihe dushobora kureba tukaba twacumura cyangwa tukavuga tugacumura, cyangwa wenda tukangiza iby'abandi nyine twacumuye, ariko Kadihira ni umuntu utagira ikintu kitamushimisha mu buzima, kuko ntacyo arabona nyine. Ariko Kadihira ni umuntu ukunze kubana n'abandi mu gihe bamuhaye umwanya bakaganira, tukaba twakungurana ibitekerezo bw'uko ubuzima bwabamo kandi bukagenda neza. Reka tugaruke ku mpano yawe. Yego. Wakoresheje cyane amaso. Yego. Amaso yawe ujya uyatekerezaho iki? Amaso yanjye navuga yuko ari impano nifitemo njyewe, kubera yuko nagiye no kwa muganga i Kanombe bambwira ko atari indwara, kuko wavuga uri kureba gutyo? Yego. Ukatubwira uti nagiye kwa muganga bambwira ko atari indwara, bambwira ko ari iki? Byigerageze turebe. Nagiye kwa muganga i Kanombe bambwira ko atari indwara, bambwira ko ari impano nifitemo. Ntabwo ajya kurya? Ntabwo arya, kereka wenda ari nk'umuyaga uje wenda ukamuhamo, ariko ntabwo arya. Yego. Mu rubyiruko, mu rungano, Yego. ese ni abantu bigeze bagutinya cyangwa bakakugendera kure? Nigeze habaho kwigunga kubera ko nta nshuti? Ese wagize inshuti mu bwana bwawe y'umuntu kwa kundi abasore bagira inshuti bagendana? Nibyo, ngewe mu kwiga kwanjye nyine abanyeshuri baraninyaga iyo nabikoraga, ariko bagenda banyiyegereza, babimenyera, babona yuko ari ibintu bisanzwe, bakajya bampa imyambu, akambu nyine, ubwo ni urupapuro nyine rwo mu ikayi rufatanye, nkabibakorera nyine nkishima, kuko iyo myambu niyo naterateranyaga kugira ngo nkuremo ikayi nyine myiga. Biriya impapuro zo? Yego, nkaziteranya nyine nkiga. Ukiga. Wagize inshuti y'umuhungu mwagendanaga w'umwana, kwa kundi umuntu akorana n'undi akavuga ati uyu ni inshuti? Kereka abantu benshi, ariko nta nshuti imwe numva naba naragize ku buryo navuga ngo twajya tugendana cyane. Kereka ubu mw'iyi myaka nyine. Ubu ufite inshuti? Inshuti ntizagenda zibura. Yego, n'abamotiva nyine, harimo n'uwo nguwo nyine unkoresha video kugira turebe ko hari iki kizavamo, kugira ngo murebe nimba hari ikizavamo. Yego. Kadihira wigeze utunga telefone? Oya. Kuva wavuka?
ntayo natunze, nta telefone natunze. wigeze utereta? Oya, ndacyari umwana. Uracyari umwana? Yego. Ku myaka 26 bumva okay, ujye ugira igitekerezo cyo kuzakora umuryango? Gora umuryango, ugashaka umugore ukabyara. icyo gitekerezo ntacyo mfite. Kuko ndacyari umwana ninkura nyine ugatekereza kuko umuntu agira gutekereza ahazaza he, akavuga ati wenda mu myaka iyi nanjye nzashaka umugore, nzabyara abana. Ese ujye ubitekereza? buriya nzabitekereza nakuze, nimba umuntu mukuru nyine nibwo nzabitekereza. Wumva uzakura ryari se Kadi? Nko mu myaka nka 40 cyangwa 50. 40 cyangwa 50? Nakuze nyine nabaye umuntu mukuru. Ubu ngubu wapi? Ndacyari umwana pe. Ko ufite tala cyangwa se ukagira tala y'amaso manini mu muryango, nta muntu ntabwo wabaje nyogokura kubwe ko mu muryango wanyu hari umuntu wigeze kuvuka wenda meza? Nawe nta n'uvukanye amaso manini, nyine n'Imana yanyihereye. Gusa njye impamvu nanabikomeraho nuko hari umuntu hanze numvishije nyine nawe ngo ubikora, w'umugabo ndetse n'undi w'umugore nyine ubikora. Yego. Ugira amakuru ku bijyanye n'urubuga ukoresha rwa TikTok? Ugira amakuru yarwo? Kwa ko nta telefone mfite, nyine ngenda bakaprodinga utwanjye gusa, nta makuru y'ibyo ngibyo naba mbifiteho, nta telefone mfite. Mu byo guhembwa kuvuga ngo se ibi bintu nkora bizambyara we, uba wumva ibintu ukora ari nk'ihe nyungu utezemo? Mba numva wenda hari nk'umugira neza uzamfasha wenda nyine akankuramo ubuzima mbayemo nkabaho neza, cyangwa se wenda ngahembwa, kuko niko nyine n'uwo muhungu dukora ambwira yuko tuzahembwa. Bavuga ngo ku TikTok ngo zo mu Rwanda ngo zigiye guhemba. Abikubwiye kuva ryari? Hashize igihe kingana iki abikubwiye? Nta n'ukwezi guciyemo. Akubwiye ko TikTok ngo zigiye guhemba, ngo hari ihuriro ngo ryabaye, ngo niba ari iry'abaki, ngo abaminisitiri n'abaki, ngo nyine ngo umuhanzi ngo yitwa ngo Bruce Melody ngo yatanze igitekerezo cy'uko ngo aba creators bo mu Rwanda bahembwa. Ubu urategereje? Yego. Ubundi Kadihira aramutse abayeho mu buzima ubu bwita ubuzima bwiza, umva ubayeho gute? Ubuzima bwiza ni hahandi numva ko ndyamye neza, kuko inzu mwabonye ndara ku mifuka nyine, nurumva ntago ari ubuzima bwiza. Ni igihe numva mbayeho neza, ndaye neza, nariye, ndetse nyine nanambaye neza, kuko nk'imyenda murimo murambana niyo nyine mfite. Urumva rero ni nabwo kubaho neza kwe no kuryama ahantu heza, yego, ukarya, ukambara. Ibindi watekereza neza nyuma? Ibindi natekereza neza nyuma ibyo bibaye. Ujya usenga? Yego, ndasenga. Ugira itorero ubarizwamo? Oya, ntaryo, ariko ngiye ndasenga. Wigeze usoma Bibiliya? Oya, ntabwo nayisomye cyane, ariko nk'umurongo wakumva ugufasha utekereza kuba muri Bibiliya cyangwa utabamo, ariko kuva kuri wowe ni ijambo ry'Imana? ntawakoreye Imana ngo yikorere amaboko. Ntawakoreye Imana ngo yikorere amaboko. Amen. Kandi nta n'uwiringiye Imana ngo akorwe n'isoni. Yego. Nimba wiringiye Imana ntabwo izatuma nseba. Kandi ndasenga nyine ntibakayiboneka ari nk'amadayimoni. Wenda niturangiza n'ikiganiro ndasenga, hanyuma nyine iyo umuntu akubwiye ngo wenda byahereye kuri mama wakubyara avuga usa ni dayimoni. Yego. Iyo umuntu akubwiye ngo usa ni dayimoni kandi usenga utekereza? Mu buzima bibaho, ndatuza kandi nkakomera. Muri ubu buzima hari abaduca intege bitewe n'uko tubayeho n'ubuzima tubayemo, ariko niba hari abandi bameze nkanjye nababwira ngo nibakomere, ari igihe natwe dosiye zizubuka tukabaho nk'abandi. Yego. Wabwira icyo abantu bagiye bahura n'ibicantege cyangwa se bahuye n'ubuzima bujya gusa n'ubwawe? Nababwira wenda ngo ababuvuyemo wenda babonye ubushobozi, nababwira ngo
nyine kuba hari aho bavuye kandi habi cyane, hari n'aho bageze bajye babishimira Imana mu gufasha abagifite aho bava. Ikindi abacantege bo muri ubu buzima ntibyabura, kuko niyo waba uteye imbere ntiyabura abakugirira ishyari, ariko nyine ubuzima muri ubu buzima ni urugendo, kandi twese ntabwo ariko twavutse twisanga mu ngo z'abakire, ntabwo ariko twese twavutse twisanga dufite ababyeyi bose, ntabwo ariko twese twagiye tuvuka ngo tubone nyine ngo turi mu modoka. Nyine abafite imodoka wenda niba ndi kubwira abantu bafite nyine amafaranga agaragara, nk'uko nakubwiye nyine ngo nta wakoreye Imana ngo yikorere amaboko. Niyo mpamvu ni ukuvuga ngo abaduca intege bamenye yuko atari bo Mana. Imana yo mu ijuru kandi hari ifite gukora. Yego. Dusoza. Yego. Abantu badukurikiye bifuza kukubona bakubona kuri nimero. Urumva kuko njye nanjye byangoye kukugeraho pe. Hari umuntu wakunyoboyeho. So nimba hari nimero cyangwa se uburyo bakubonamo. Nimero ngiye kubaha ni umuturanyi, ariko nyine wenda bazayimbonaho, cyangwa reka bazatwandikire ku yacu uzagukenera, njye n'ubundi mfite uko nzajya nkubona. Hari icyo bitwekeye ukabaha umuturanyi uko ubishaka. Wabaha niyo umuturanyi. Nabaha niyo umuturanyi. Ni 07 9 6 4 15 8 2 2. Ni 07 9 6 4 15 8 2 2. Ibaruyeho Mukabera Alexia. Dusenge noneho dusoze, dusengere. Ego nari Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, Mana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Nibyo Data, muri ubu buzima duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko Data natwe twirihereyeho turabizi ko turi abanyabyaha. Turavuga tugacumura, tugakora tugacumura, tukareba tugacumura, ariko ukabyirengagiza ukaduha urukundo rwawe Data, ubihererwe icyubahiro. Amen. Mana rero nkweretse ubuzima mbayemo, nkweretse ubuzima abantu babayemo bameze nkanjye Data, ndagusabye ngo utubabarire, kandi Data nitumera neza ibintu bikagenda neza Mana tuzagushima. Amen. Ariko Mana sinakwirengagiza n'abantu Data babuze urubyaro. Mana ubafashe nk'uko Data wahaye umwana Sara Data ukamuha umwana Data mu zabukuru ziwe. Ndagusabye Data ngo n'abihebye babuze urubyaro Data birirwa banenga ngo ntago babyara Data, ubahe kurera ndetse no guheka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Ariko Data nkweretse Data n'abashakishije akazi bakabuze Data, uzabaha akazi kandi keza. Nkweretse Data n'abari kwa muganga barwaye indwara zitandukanye, abarwaye umutima, abarwaye impyiko, abarwaye indwara Data umuntu atabasha kurondora, n'abarwariye mu rugo Data babuze ubushobozi bwo kujyayo Data, turagusabye ngo ubagirire neza, nibabasha gukira Data bagahimbaza izina ryawe tuzagushima. Amen. Kandi uzi gusenga. Ndagerageza. Usabiye n'abantu badafite urubyara, abantu badafite akazi, abarwayi, abo bose Imana ibumve. Reka natwe dushimira abantu babanye natwe, ubwo abo ikiganiro kibuze gukora ku mutima babonye nimero babonaho Kadihira, wumva ko yagira icyo afasha icyari cyo cyose, burya bajya bavuga ngo nufasha yafashwa. Sibyo? So rero bagire abo ikiganiro cyakoze ku mutima, ntabwo dutegeka, umwuka wera we abakoreho ahubwo bagira icyo bakora. Reka nshimire mwese twabanye kuri Be Proud TV. Yari twasebo Rexon. Hasta la vista.